nanjye nitwa Benjamin Ngarambe nkaba ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta Texas. Navukiye muri Congo i Masisi. Mvayo muri 1996 mu 1997. Yamukwezi kwa munani. None doctor. Kuko nk'umuntu ufite ubunararibonye ubona Congo yakirite mu buhe buryo? Mbo Congo gukira ibyo bavuze kuri M23 c'est tout à fait normal. Ariko toute la vérité n'est pas bonne à dire ko bavuze abafaransa. wewe M23 ni nka wa muntu w'ijisho rimwe ugira mu mpumya akaba umuyobozi. iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu ntago murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Turabasuje turabifuriza kugira ibihe byiza. Reka twizere ko aho mudukurikiye muherereye muri amahoro. Umunsi dufite ikiganiro kidasanzwe hano kuri chaîne yacu, aho turi kumwe na Dr Rusa Bagirishya, ariko ku rundi ruhande turi kumwe n'umukunzi wacu uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr Haramutse neza? Namutse Namahoro. saba namwe mwatwibwira? Mwiriwe neza. Mukomere. Nanjye nitwa Benjamin Ngarambe nkaba ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta Texas. Abancuje abakurikira Primo Media Rwanda abakunzi bayo n'abandi bose bayikurikira batayikunda kuko bibaho nabyo. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego Ngarambe, Dr Rusa watubwiye ko wifuza kuganira nawe, arahari rero ubu turamufite. Watangira muganiriza ibyo wifuza ko muganira. Yes, Dr Rusa ndamukurikira manje namusuhuza. Dr Namahoro. Namahoro, merci. Imana ishimwe ko kuba ngiye kuganira nawe. Ndi umukunzi wawe. Nakurikirana ibyo uganira n'ibyo ukora n'imirimo yawe yo kuri social media byose kuko isanzwe ntabwo tuba tuyizi. Cyane nimanje nagusuhuza kandi nkushimira umwete ushyira cyane muri Pan-Africanism. Murakoze cyane Benoit. Noneho hari ikiganiro wakoze ku mitwe yo muri Congo uvuga uburyo ivuka n'abayitezana. Hanyuma haboneka abagutera amabuye batari bake batabyumvise neza kandi tumwe ko bose babyumva kimwe nawe kuko buri wese afite uko yumva ibintu. Ariko ku ruhande rwanjye uruhande rumwe mbabazwa nuko baguteye amabuye kuko iyo ukunda umuntu rimwe na rimwe hari igihe burimo hakajyamo na emotion. Ku rundi ruhande nabo nanone wabumva nirezo yabo. So none doctor, Oui. yewe naje nk'umuntu ushaka kukunganira, ntabwo bazo byinshi wenda nkubaza ngo naje nje ushaka kukunganira ku mitwe yo muri Congo nibe yitera ko wavuze ko iterwa na Monusco. Yego. Kandi mu by'ukuri ntabwo wagiye kure y'ukuri rwose. Gusa ko nanone Monusco nyiha purusa nkeya gutera iyo mitwe kuko niko mbibona. Navukiye muri Congo i Masisi. Mvayo muri 1996 mu 1997. Yamukwezi kwa munani. Oui. Na mbere yuko Monusco igera muri Congo hari imitwe yitwa abakombata, hariho Shengehunde, hariho Magirivi, ngira ngo urabizi wabaga muri Congo kigegera ngo. Yego. Nuko mu mitwe yatangiye kera ariko bitewe nuko hariho ubuyobozi wenda budafashe nabwo, ariko politike yabwo isa nkaho yashyize ibintu muri kao. Nta winyagambura, nta no gumuka ari gukena, nta ari iby'ubungubu none ahangaha abantu babona ko ariyo mahoro bakwiye kuba bafite. Hanyuma babona ibibazo biri kuko tugendeye ku mihanda n'amashuri, ibyo abantu bose amashuri ahari, imihanda ihandi yubatswe n'abakoroni, nta muhanda n'umwe ubuka na leta ya Zaire cyangwa Congo. Bivuze ngo ibibazo byahozeho 30% Monusco bigiramo uruhari,
ariko 70% abakongomani ubwabo bakabigiramo uruhare. Izi nawe nbariko urakoze cyane reka ngusubize rero biriya MONUSCO ntabwo MONUSCO ijeje ubundi ni kubibaza MONUSCO hari kuva kera itari MONUSCO iriya mihanda uvuga ngo yubatswe n'abakoroni nta mukoroni wubatse umuhanda muri Congo bariya bayubakaga bose n'iriya Congo bose ya iriya chemin de fer yaguyemo abakongori 30,000 nta n'umwe wahembwaga hariya n'ibintu batubeshya ngo batwubakiye imihanda niyo bari bayikeneye gusumba twebwe ariko abasokuruza bacu bakoraga iriya mihanda badahembwa ziriya komfuri ubona izo leta zidafashe hari igitabo maze iminsi isoma mbonye vuba cyitwa Le Livre Noir d'Océan ziriya komfuri nibo baziremaga abo ba Magrivi bose nibo babaremaga noneho reka nkubwire nari muri Centrafrique mu minsi yashize nahamaze amezi 6 muri 2019 hari ikintu kimeze nka MONUSCO les métiers de la paix bo bafataga bajya kuko Centrafrique ifite population ntoya ntibabona imitwe irwanya leta nk'iriya muri Congo ngo ubone benshi bajya kubakura muri Chad kuko nizo gahunda zabo none se yitwa métiers de la paix Benoît nawe umbwiye imaze imyaka 22 hari Ngarambe imaze imyaka 22 hari urumva Ngarambe bariya none ukuntu tuguma tubitare métiers de la paix umva lisansi bifite mu by'ukuri urabona wowe hari ibintu byinshi ubuzi wasomye ibitabo byinshi uri muri Abanyafurika bake basoma ibitabo ko Abanyafurika benshi bavuga ngo urije Umunyafurika ashyira mu gitabo twe tubona ibya yuruyuru inshuro nyinshi niyo mpamvu uvuga igitekerezo cyawe urahutera amabuye ariko mu by'ukuri ibyo uvuga ibyinshi bifite fact kuko ibyinshi babyihishe mu bitabo akenshi oya nibyo nabonye rwose ibyo byamagira ivi narimvuze ibizi n'umwana muto nyine mbibona biraho ariko mu by'ukuri source yabyo nta wari uyizi reka mikubwira Ngarambe biriya byamagira ivi source yabyo ni IDC International Democratique Chrétien muri Belgique yacaga mu Rwanda ikajya muri Congo ni IDC ntabwo ari abakongore ntabwo ari abanyarwanda ariko byacaga hano bigaca kwa Kayibanda bigaca kwa Perodi bikagenda bikajya muri Congo tugasubiranamo tukaryana twibwe noneho MONUSCO nuko ari izina yaje kuramforsa biriya ni ibintu bya kera niyo gahunda yabo amakonfuri yo muri Afrika yose saa yacu no Centrafrique ho nagiye no kuri terrain bafashe batanga amafaranga babaha n'imbunda yego Afrika we ibyo uvuga rero nukuri ngwaye pole cyane ku bantu bagutiye amabuye merci kuko ntabwo mwabyumva kimwe kubiragoye ko kuba ufata umuntu uri mu nkambi watwikiwe amazu umaze imyaka 30 mu nkambi se ufite ababyeyi murenge batariho nabo iyo ubizi uvuga ibintu nk'ibyo hari igihe atakumva zira emotion cyangwa n'ibyo abona aho ashaka yumve ibyo akeneye kumva ariko atari kuri c'est ça ariko mu by'ukuri yewe ku ruhande rwanjye Abanyafurika tubitiza umurinda ku mugani wawe turabizanirwa tukamira bumburi tudakanje c'est ça tugasubiranamo tukangana kandi niyo objectif yabo tukamarana uburengerazuba bw'isi bikagumya bikaduprofita kuko ntibikeneye ko abantu bagira urebye ukibura kuvuga muri cya kiganiro nahise ntekereza Congo ifite ubukungu muri mu butaka bwinshi ariko abera mbere ikennye nanone muri Afurika abantu babaye amavunja na bwaki leta ntekereza tuzi maso inyuma
ntekereza kuri uriya mugabo muri Tanzania uhetse kwitaba Imana Magufuli muri uko ridashira Magufuli ibintu yakoze yagiyeho asanga ubukungu mu butaka bw'iwabo babujyana kubutunganyiriza hanze ahindura strategy ko baza kubutunganyiriza mu gihugu ariko yaranzwe bikomeye bamugira igicibwa mu banyaburayi kuko bakazanye impinduka kandi koko yarazizanye kuko iyo bitunganyijwe mu gihugu bitanga akazi bikagenda bitunganya kandi abantu bose babonye akazi nabo baprofite imisoro ikinjira neza bayikontorora neza wajya muri Kongo ukabona igihugu cyabaye cyabuze umutabazi none doctor kuko nk'umuntu ufite ubunararibonye ubona Kongo yakirite mu buhe buryo mbo Kongo gukira si Kongo gusa burya iyo bavuze Kongo jya umenya ko ari Afurika yose umenye yuko no muri politika yacu ya panafricanisme tudafite Kongo ntitwaza dufite Afurika Kongo ni gashete ntitwaza dufite Afurika tudafite Kongo Kongo ishobora gukira idacukuwe nari amabuye reka nguhe urugero mperuka no muri Kongo nari Kinshasa ejobundi bafite 80 millions d'hectares d'hôtels arables bashobora gutunga miliyari 3 z'abantu ku biryo ariko bimporta ibiryo badupansa miliyari z'amadolari zigera kuri enye buri mwaka urumva rero Kongo siyo abo bantu Afurika ntabwo Kongo twagombye kuyiharira ibibazo twagombye kujya hamwe twebwe nk'abavandimwe tugakemura ibibazo bya Kongo tutabona iki gihugu ngo harimo umupaka ngo harimo iki tukakemura ikibazo cya Kongo tutamenya amaraso kuko ikibazo cya Kongo ni icyacu tout simplement byuze ukuri rero Kongo igira ikibazo ugasanga ibiyaga bigari byose birahungabanye iritsamura bakarwara ibicurane yes c'est ça Kongo ni gashete nk'uko comme la dit France Fano Kongo ni gashete nicyo bituma abazungu bayijyaho cyane bafite ubwoba Kongo ihana imbibi n'ibihugu 9 ifunguye imipaka Afurika ibaye imwe burundu imana zadusohoreze umunsi umwe reba muri Centrafrique yigeze kuba umuperezida witwaga Barthélemy Boganda muri 1958 aravuga ati Centrafrique ni kure y'imipaka ati ni umutima wa Afurika yose igendereho yabivuze muri 1958 bamwe abafaransa bamwica muri 1959 muri 1959 kuko babonaga ko avuze ikintu nyine kibatera ubwoba Centrafrique niba ikuye imipaka nuko babera igihugu kimwe na Chad na Cameroon na Brazza na Sudan uko abanyafurika rimwe na rimwe tujya tureba yaba twagiraga benshi bameze nkawe ariho nizo zizazageraho vuba ariko umuhati ushyiramo hariya n'abandi bazaza bakakumva wenda oya nkunze ko ugumana icyizere humura bizagenda neza ndabizi Imana izabikora ibyo uvuze bise bijyana kwa Gaddafi muri Libya c'est ça Gaddafi yaragerageza akora ibitunganya ageza kwita ku baturage byageza gucaguza Afurika k'abazungu Obama mwene wacu ko bavuga ngo umunyafurika kandi sinzi aragenda bamukuraho none imitwe niyo mugani wawe hanyuma ntabwo muri Kongo ntabwo biza asubira ku igihugu vuba izaba nka Somalia bivuze ngo mana yanjye turabakeneye nkamwe benshi noneho dusubiye kuri M23 rero nabwo wayivuzeho abantu bari bagushyitanye narabibonye ibyo bavuze kuri M23 c'est tout à fait normal ariko ndacyakomeza kwihanganisha mabuye watewe toute la vérité n'est pas bonne à dire niko bavuze abafaransa wewe M23 ni nka wa muntu w'ijisho rimwe
ugera mu mpumyi akaba umuyobozi cyangwa se bagera n'umugabo wo kutabona c'est ça noneho iyo yivuzeho rero mu by'ukuri twese niko tubibona tubirebera hejuru kuko ibyo banditse biri mu bitabo ntabwo tubizi tubona ko irengera abantu n'umuntu umaze imyaka mu nkambi nk'uko nabivuze umuntu uri muri Kongo ubayeho imyaka igana kuriya adahinga kandi ari ku murima we ahora yirukanka iyo umuntu aje ajya kumutabara nubwo yaba amubeshye amubona nk'umucunguzi rero wagira icyo umuvugaho kitajyanye n'uko ashaka kumwumva niyo uhura n'ayo mabuye n'imijugujugu exact ariko nanone kandi komeza wihangane kuko turabakunda ni abacu tugize amahirwe bagira icyo bageza kuri leta cyangwa se bakagira icyo bageraho abantu bagataha bakajya kurwarira iwabo kurwara n'ubundi ndwara zizakira kera biragoye ariko nanone kandi komeza wihangane rwose kuko ni ukuvuga ngo ibyabaye 2013 bituma abantu bagira icyizere hafi yabari abantu kuko nta kitwizeza ko ibyabaye mbere takuza bikaba n'uyu munsi wa none c'est ça tukabakunda ariko ku rundi ruhande tukiretira wibaza ngo igituma abantu bagenda bakagera iyo bagera nyuma bakaba mugasubira inyuma nta masezerano basinye abandi babasinyiyeyo bagiye batagiyeyo ikibazo iyo izo mbaraga zibapushinga abantu bapfuye bakaba basubira inyuma hose bareke biteye agahinda rwose izo mbaraga zibari inyuma ni nazo zabakuye muri Goma nyine 2013 c'est ça ukibaza amaherezo azaba yahe bigatuma abantu ni abacu turabashyigikiye ariko ku rundi ruhande ese ibyo barimo koko batubwira ni kukuri murakibaza kabisa bagenda ku bikorwa byabo bigatuma rimwe na rimwe ucika intego ni politike yabo n'aba bari inyuma babafasha ko of course ntabwo umuntu yabaho atagira umufasha ariko noneho abantu babafasha izo za mbaraga ziri hejuru tutazi z'aba bantu nyine uvuga abazungu nyine bagenda bakabasunika ati mumurekeye aho ntabyo turi kuvuga tubaho uko mugenda isaha n'isaha bashaka bavuga ngo murekere aho musubire muri Sabyinyo nk'uko babivuga kandi basubirayo ntuzayibona se ubwo rero hari ibyo bivuga nyine emosiyo zikaza abantu bakabyumva nabi rimwe na rimwe tukabona wakaducunguye atagihari abantu bakiheba ariko ukuri kuzahora ari ukuri kandi yaba wari ufite abandi benshi nawe bakagenda batwigisha muri Afurika tukagira Afurika tukayihuza umunsi bikunde ariko komerera kandi ndagushimira cyane mu mbaraga zawe murakoze Imana yonyine izayikomereza intambwe merci murakoze cyane naho ubundi ni ibyo yagusaba najya ngo nkunganire cyangwa se mutere courage kuko abantu benshi bakoze ko mutari kuba gutera amabuye ariko ntabwo ari bose buri hari benshi bagukunda kandi bumva ibyo uvuga baba bacecetse hari abakuri inyuma nubwo wenda bari kure ariko ku mutima muri hamwe merci urebye ni icyo kandi ni ukuri nakandi n'ijambo na Primo Media yiwe ndabashimiye cyane nawe arakumva Imana ibahe umugisha rwose merci Karame Ngarambe Imana iguhe umugisha kandi ukomereza aho ku makuru meza utanga n'ibiganiro mukora umunsi umwe bizagaragarira abakiri bato bizabazabona amatunda ibyo muri kubiba bizasarurwa n'abana urakoze cyane sawa murakoze yego umunsi mwiza yego namwe Dr. wamwumvise Ngarambe yumva nta kibazo ariko aranyumva Ngarambe ni kuri cya kiganiro twari twakoze ubushize bamwe bavuga bati bavuze nyine nabi tiramitwe uti batica abantu noneho uti nuko nta bawe barimo ngira ngo urabyibuka kandi bose ari abanyu s'abanyafrika twasoreza cyangwa hari ikintu ufite wakongeraho ku kiganiro mugiranye gitoya numva ikishimije nuko abanyafrika bo hanze baguma batibagirwa Afurika yabo nakoze cyane namwe abadukurikiye n'undi wakwifuza kuzagira inyunganizi n'ibibazo wabaza Dr. Rusa Dr. hari ikibazo ntiwiteguye kuba waganira n'abantu rwose nta kibazo
ya akoze cyane dushimire na Ngaramba ariko da ya iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare